Nitwa Niyitegeka Jean Marie Vianney, Acting Director of Youth Empowerment and Program Coordination muri Minisiteri y'Urubyiruko na ICT. Ikiganiro twatangaga cyari ikiganiro kijyanye na politiki y'urubyiruko na ICT ndetse no kwihangira umurimo mu rubyiruko. Cyane cyane politike na abari imirongo migari iganisha kuntuza ku ntego ngari z'igihugu nko mu rubyiruko, no gushaka urubyiruko rufite ubuzima kandi rufite iterambere. Ariko iryo terambere bakaba bafite n'imyumvire myiza, kuko badafite imyumvire ejo barisenya. Noneho iyo tuvuga ubuzima tuba tuvuga urubyiruko rudakoresha ibiyobyabwenge, rutiyandarika, rudafite inda zititeguwe n'ibindi bitandukanye, mbega ari urubyiruko rufite imbaraga. Noneho muri ICT nuko ICT icyo tugamije ni ukubaka igihugu gifite iterambere ariko ryihutishijwe na ICT. Uko urubyiruko narubonye, urubyiruko ruracyafite rwo muri ADPR ndetse rufite imyumvire rusange, n'undi rubyiruko ruri hanze imyumvire iri hasi ku bijyanye n'umurimo. Urubyiruko bakeneye icyambere kumva ko bashobora kwishakamo ubushobozi ubwabo, babinyujije mu kuzigama no gukunda umurimo no kutanena umurimo uwo ari wo wose. Bakumva ko umurimo wose ushobora kuguteza imbere, kandi iyo ushyizemo imbaraga zose ukabyuka kare ukaba ufite intego, ibintu byose bigerwaho. Icyo rero numvaga twasaba nka ADPR icyo yadufasha, nuko yadufasha muri aya matsinda y'urubyiruko bagashyira imbere kwihangira kuzigama bafatanyije, kugira amakoperative, cyane cyane ko babizeranye. Niba ari abakristo babana hamwe bizeranye, ndizera ko no kuriganya bitabaho. Ni muri urwo rwego rero bashyira ingufu mu gushinga amakoperative, mu kwihangira umurimo, mu kuzigama ndetse no kugira imishinga iciriritse, korora n'indi mishinga iciriritse urwo rubyiruko rwabasha kugeraho bitagombeye yuko ngo bajya ahandi. Izo nguzanyo bakazazishaka ari uko hari urwego rundi bagezeho. Murakoze. Ahanini urubyiruko rugaragaza yuko habakunze kubaho ikibazo cy'amikoro. Nkamwe muri minisiteri cyo mukibona muti? Ntabwo mu by'ukuri ari icyo kibazo cy'amikoro, ni ikibazo cy'imyumvire, kuko mu buzima nta mikoro menshi abaho. Uvuze ngo ndashaka amafaranga menshi, ayo mafaranga ntaboneka. Noneho rero usanga avuga ngo nta mikoro afite, ngo yabuze igishoro, ariko afite telefone igura 200,000 ya WhatsApp. Kubera iki atagerageza gukoresha ubushobozi buke afite, akagura telefone ya make, andi mafaranga akayajyana mu mushinga wundi wazamubyarira inyungu? Nicyo gituma ubona ko harimo ikibazo cy'imyumvire. Ubona nk'urubyiruko rwa ADPR noneho ni nk'iki rwakora kugira ngo rwibumbire hamwe rutange umusaruro? Icyo rwakora ni uko ku rwego rwa paruwasi bashobora gushyiraho nka gahunda yo kwizigama, noneho bakagitora umuyobozi ubasha kubabikira, noneho bakazayashyira muri banki ahantu bayizeye, ndetse noneho bakazashyiraho gahunda nyuma yabo. Murakoze. Murakoze.